Ese wigeze wibaza impamvu hari abantu benshi binjiza amafaranga menshi cyane bakanakora cyane buri munsi ndetse bafite n'akazi keza, ariko nyuma y'igihe gito ugasanga bari mu bibazo by'amafaranga? Wigeze se ubona umuntu ukora cyane ufite umushahara mwiza ndetse n'ubuzima bwe bumeze neza, ariko hashira igihe gito ugasanga afite ibibazo by'amafaranga? None se ikibazo kiba kirihe? Ese ni ukubura amahirwe? Ese ni amahirwe make cyangwa hari ikindi kintu abantu batabona? Ukuri ni uko kwinjiza amafaranga si byo bigoye cyane, ikigoye cyane ni ukuyagumana, kandi aho niho abantu benshi batsindwa. Uyu munsi turavuga kuri chapitre ya 4 yo mu gitabo uko wakongera ubwenge bwawe mu mafaranga. Iyi chapitre yitwa kurinda amafaranga yawe. Muri iyi chapitre umwanditsi atwigishamo isomo rikomeye cyane. Avuga ko niba utazi kurinda amafaranga yawe uzahora uyabura buhoro buhoro. Muri video yabanje twavuze uko wakwinjiza amafaranga menshi. Uyu munsi tugiye kuvuga uko wayarinda ndetse n'uko wayagumana. Impamvu nyamukuru ituma abantu batakaza amafaranga. Umwanditsi avuga neza, avuga ko ikibazo atari amafaranga, ikibazo ni ubumenyi buke ku mafaranga. Iyo utazi uko amafaranga akora, uko sisiteme y'amafaranga imeze, ndetse n'aho amafaranga yawe ajya, uba uri mu kaga. Iyo utazi ibyo byose biba byoroshye cyane ko utsindwa ndetse kubura n'amafaranga yawe. Uburyo bukomeye warinda amafaranga yawe. Uburyo bwa mbere, ugomba kwiyigisha buri munsi. Ugomba gusobanukirwa neza byinshi ku mafaranga, kwiga amasomo menshi ajyanye n'amafaranga. Iyo ni intwaro ya mbere ugomba gukoresha kugira ngo urinde amafaranga yawe. Ugomba gusoma ibitabo, ukiga gushora imari, ndetse ukiga n'amategeko ku mafaranga. Uko ubumenyi bwawe bwiyongera ku mafaranga, niko urushaho kurinda amafaranga yawe ndetse no kuyagumana. Icya kabiri, ugomba gusobanukirwa amategeko y'amafaranga. Abantu benshi batinya amategeko, ariko abakire bo bayakoresha nk'intwaro. Bamenya ko bashora amafaranga ndetse uko bayanyuza mu buryo bubagirira akamaro, ibi bituma bagumana amafaranga menshi kurushaho. Icya gatatu, ugomba gukoresha business aho kwishingikiriza ku mushahara gusa. Business iguha amahirwe yo kurinda amafaranga yawe. Niyo mpamvu abakire benshi bafite ama business ndetse banashora imari mu bintu bizajya bihora bibazanira amafaranga aho kwishingikiriza ku mushahara gusa. Icya kane, ugomba gushora imari mu bintu byinjiza amafaranga. Ntukareke ngo amafaranga yawe agumeho gusa, ahubwo ugomba kuyashora ndetse ukayabyaza n'inyungu. Urugero rw'ibintu washoramo ukajya uhora winjiza amafaranga buri gihe: business, amazu, ndetse no gushora imari mu bintu bitandukanye. Ibi ngibi bigufasha gukira ndetse bifasha amafaranga yawe kwiyongera kandi buri gihe. Ikintu cya gatanu, ugomba guhitamo neza abo ugisha inama. Shaka abantu bafite ubumenyi, bafite ubunararibonye, ndetse bafite n'ibisubizo bigaragara. Abo bantu bazakugira inama nziza ndetse banagufashe kwiga byinshi ku bijyanye n'amafaranga, ndetse ujye ukomeza kwiyongera n'ubumenyi ku mafaranga. Ikosa rikomeye abantu bakora: abantu batekereza gusa ku gushaka amafaranga ariko ntibatekereza kuyagumana. Niyo mpamvu umuntu ashobora gukira uyu munsi ariko ejo agasubira hasi, kuko atigeze yiga uburyo yagumana amafaranga ye ndetse n'uko yayarinda. Iyi chapitre ya 4 itwereka ko hari ibintu byinshi bishobora gutwara amafaranga, ariko igisubizo ni uko ugomba guhora wigisha byinshi ku mafaranga, ugashaka ubumenyi bwinshi kandi burambye ku bijyanye n'amafaranga. Ugomba gusobanukirwa sisiteme y'amafaranga kandi ugafata ibyemezo ufite ubumenyi buhagije. Ikindi gisubizo, ugomba gushora imari neza ndetse ugashora imari mu bintu bizajya bihora bikuzanira amafaranga igihe cyose. Ibi byose bigufasha kurinda amafaranga yawe ndetse no kongera umutungo wawe. Umwanditsi avuga ko icy'ingenzi atari amafaranga winjiza, ahubwo icy'ingenzi ni ayo usigarana. Niba udashaka gukomeza gukorera abandi, ugomba kurinda amafaranga yawe ndetse no gusobanukirwa byinshi uko warinda amafaranga yawe. Ubumenyi nibwo bwubaka ubukire, kandi ubumenyi nibwo bugufasha kurinda amafaranga yawe
ndetse n'imitungo yawe. Iki gice cya kane gituma umuntu afungura amaso kandi kikamwongerera imbaraga zo gutekereza neza ku mafaranga ye. Ubutumwa atanga muri iki gice ni uko umuntu agomba kuba afite ubumenyi buhagije ndetse afite n'ingamba nziza ku mafaranga ye. Ushobora kwinjiza amafaranga menshi kandi neza, kandi ugakomeza kugumana igice kinini cyayo winjije. Kurinda amafaranga yawe si ikintu ukora rimwe ngo birangire. Ni ubushobozi ugomba gukomeza kwitaho buri gihe, ni n'ubumenyi umuntu ateza imbere kandi bukiyongera. Iyi shapitire itwereka neza isano iri hagati yo kwinjiza amafaranga ndetse no kubaka ubukire burambye. Kandi iyi shapitire itegura neza ku gice kizakurikira, aricyo cya gatanu. Mu gice cya gatanu tuzibanda uko wateganyiriza amafaranga yawe ndetse no kuhagenzura neza. Ni ukuvuga kuyabyaza inyungu ndetse no kuyashyira mu bintu bigufasha gukomeza gukira. Kwinjiza amafaranga ni intambwe ya mbere, ariko kuyagumana nibyo bituma uba umukire nyakuri. Ndetse no gusobanukirwa neza uko warinda amafaranga yawe n'uko wakomeza kuyakuza ndetse no kuyabyaza andi. Ibyo ngibyo nibyo bituma umuntu agera ku bukire nyakuri. Ndizera ko wigiye byinshi muri iyi video kandi ko wasobanukiwe neza amasomo twavuzeho ku bijyanye no kurinda amafaranga yawe no kuyacunga neza. Wibuke ko amafaranga yiyongera iyo uyafashe neza kandi uyacungana ubwenge. Kandi twize ko ugomba kurinda amafaranga yawe kugira ngo utayatakaza mu bintu bidafite umumaro. Niba ushaka kugera ku bukire, tangira undi imitekerereze yawe ku mafaranga uyu munsi. Ibyo wize si amagambo gusa, ahubwo ni intambwe iganisha ku buzima bwiza bw'ejo hazaza. Ntuzibagirwe gukomeza kwiga ndetse no gukurikira izindi video no gushyira mu bikorwa ibyo wize. Niba iyi video yagufashije, kanda like, ukore subscribe niba utarayikora, ndetse unayisangize n'abandi. Murakoze.